reka nongere mwifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we udukurikiranye muri aka kanya aho uhereye hose, haba hano muri Afurika, muri Aziya, muri Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi. Tubonereho rero kwifuriza gukomeza kugubwa neza. Turi mu gitondo cyo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024. Tugatse rero muri updates n'amakuru akomeye cyane tugiye kugarukaho, akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kugenda habera imirwano ituruke cyane iri guhuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Kugeza rero amagingo angaya n'imirwano ikomeye irimo iragenda ibera mu bice bigiye bitandukanye bya Minova ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko kandi kugeza amagingo angaya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri mu imyitozo karabutaka. Ni imyitozo rero ikomeje kugenda ikorwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibashe kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, dore ko kenshi na kenshi byagiye bigaragara ko umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje kugenda utsinda cyane igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariyo mpamvu rero kugeza amagingo angaya igisirikare cya FARDC cyafashe umwanzuro wo kwitoza ku buryo bukomeye cyane, haba mu mazi ndetse no ku butaka, dore ko umutwe witwaje intwaro wa M23 aho hose uzi kuharwanira ku buryo bukomeye cyane cyane mu mashyamba, mu misozi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Uyu mutwe rero wa M23 ukomeje kugenda ugabwaho ibitero n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'ihuriro ryacyo, harimo aba SADC, aba Wigna Group, aba Blackwater, aba Chanchuru, aba Wazalendo, ndetse bakomeje kugenda bafasha iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya uyu mutwe witwaje intwaro wa M23. Inama ikomeye cyane irateranye ivuyemo imyanzuro igiye itandukanye mu byerekeranye no kuba bagomba kurwanya uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 ku buryo bukomeye cyane. Aho rero kugeza amagingo angaya ari bikomeje kugenda bigaragara kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare rero cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje kugenda gikoresha uburyo ubwo aribwo bwose kugira ngo kibashe kurimbura burundu uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje kugenda ubukora mu nkokora umusubirizo. Ni mu gihe kandi leta muri rusange ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo irarambagiza indege. Ni nyuma y'uko rero ibonye ko zimwe mu ndege ifite z'intambara harimo Sukhoi -25. Iyi ni imwe mu ndege yakoreshwaga ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kugeza amagingo angaya ya Perezida Tshisekedi Tshilombo nyuma y'uko aboneyeho rero cyangwa se abonye ko iyi ndege nta bushobozi igifite ku byerekeranye no kurwana ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho rero mu bice bigiye bitandukanye iyi ndege yagiye yoherezwayo ndetse ugasanga nta n'icyo ikoze. Ariko kugeza amagingo angaya ya Perezida Tshisekedi Tshilombo leta muri rusange bakomeje kugenda barambagiza imwe mu ndege y'intambara izaturuka mu Buhinde. Iyi rero ni imwe mu ndege barimo bararambagiza, imwe mu ndege rero ifite ikoranabuhanga ndetse izwiho kugaba ibitero ku buryo bwihuse cyane, ndetse kugeza ubu ngubu iyo ndege ikaba ari imwe mu ndege nziza cyane igomba kwifashishwa ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo bashe kugaba ibitero byo mu kirere, dore ko ibice byose byagiye byigarurwa n'intare za Sarangwe cyangwa se umutwe witwaje intwaro wa M23. Amakuru yakomeje kugenda anogonwa avuga ko ibyo bice byose byagiye byigarurwa n'intare za Sarangwe, hagiye kuzabaho ibitero karundura, ibitero karabutaka muri ibyo bice bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyagiye rero gihereza gitanga itangazo mu baturage batuye muri ibyo bice byose byagiye byigarurwa n'intare za Sarambwe cyangwa se M23 ko bagomba kubivamo byihuse bitihise, rero bakazagaba ibitero bitarobanura bakoresheje indege z'intambara harimo za drone ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bigamije rero kuba bagaba ibitero muri ibyo bice byose byagiye byigarurwa n'intare za Sarambwe. Kugeza rero amagingo angaya umutwe witwaje intwaro wa M23 ukaba umajije kwigarurira ibice bigiye bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ibi ngibi rero bikaza gutuma igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigira uburakari bukomeye cyane. Aho rero kugeza amagingo angaya ari impamvu rero bakomeje kugenda bafata ibyemezo
karabutaka byo kuba baharimbura burundu uyu mutwe wa M23 burundu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugaruke rero ku mutwe wa Wazalendo ukomeje kugenda ushinjwa n'abaturage kuba ukomeje kugenda uhohotera bamwe baturage bo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, ndetse kugeza amagingo angaya abaturage nibo bakomeje kugenda bijujutira ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Tshilombo ukomeje kugenda burebera ibyo byose biba, kandi mu by'ukuri Wazalendo iri mu kwaha kwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na zimwe mu ntwaro Wazalendo ikoresha ni gisirikare cyangwa se ni leta muri rusange yazihaye izo ntwaro, kandi izo ntwaro zikaba zifashishwa mu bikorwa bitari byiza byo guhohotera n'abaturage, bamwe bakicwa abandi bakanyagwa ibyabo. Ni mu gihe kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Goma naho rero hakomeje kugenda hagaragara ubwoba bukomeye cyane hagati y'abaturage ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu basirikare bakomeje kugenda bagirira ubwoba bw'uko umutwe witwaje intwaro wa M23, ngira ngo mu minsi ishize hari amakuru yigeze kuvuga ko hari abasirikare barenga 20 bamaje gusesekara mu mujyi wa Goma, ariko bakaba barabashakishije barababuze. Ari abasirikare rero b'umutwe witwaje intwaro wa M23 bamaje kwinjira mu mujyi wa Goma, ariko kugeza amagingo angaya bakaba barababuze. Rero ni bimwe byakomeje kugenda bihwihwiswa cyangwa se bivunavugwa, ndetse bikaza gutuma bamwe abaturage bagira ubwoba bavuga ko imirwano cyangwa se intambara yabigiye kubera muri mujyi wa Goma. Ariko kugeza amagingo angaya nubwo ubwo bwoba buhari, hari n'ibindi bikorwa bikomeje kugenda cyangwa se ibyemezo bikomeje kugenda bifatwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na polisi, aho rero bakomeje kugenda bashyiraho za bariyeri zigiye zitandukanye kugira ngo babashe gukumira urujya n'uruza. Rero bakaba bakomeje kugenda basaba ibyangombwa ku baturage bakomeje kugenda bakora urujya n'uruza babaka ibyangombwa, ariko kandi basanga uvuga ururimi rw'ikinyarwanda bikaba ikibazo gikomeye cyane, bakahita baguta muri yombi bitewe nuko bahita batekereza ko ukorana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Kuba rero ukorana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kwita baguta muri yombi rero ni bikomeje kugenda bigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti mukunzi udukurikiranye, nimba utari wakanda subscribe, nyamureka kanda kuri subscribe cyangwa se sabone, manuka rero urebe hepfo, urebe hano handitse subscribe, ukande subscribe, nyamuneka tujye tubana makuru menshi cyane tuba tugenda tubategurira ntakajye agucika hano kuri Wild News 24 TV. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba tukwabanye muri iki gitondo. Turongera kubona amasaha ari imbere tubagezeho n'andi makuru ari buze kuza kuba agezweho ako kanya. Mboneraho rero kukwifuriza gukomeza kugubwa neza no kugira ibihe byiza aho uherereye hose, aho udukurikiranye uherereye kugeza amagingo angaya. Murakoze rero mukomeza mugire ibihe byiza, mubane n'Imana.